Ese bijya bikubaho gutaha uvuye mu kazi n'umunaniro wose nyuma ukerekeza mu buriri ukambara pinjame niba uzambara cyangwa se ugakora imyenda yose ugasigara umwenda w'imbere ukazimya amatara ariko bikanga ukabura ibitotsi neza kandi mbere y'uko ugera mu buriri wumva utarenza amasegonda 10 utari wasinzira ukagerageza gufunga amaso ariko ntihagire icyo bitanga ndetse ukanatekereza niba waba uryamye nabi ukagerageza guhindura uruhande uryamyeho ariko ntihagire icyo bitanga. Icyo gihe utangira kubara amasaha ukabona amasaha arimo kwihuta kandi mu by'ukuri wowe utari gutora gatotsi. Ibi bigutera stress ukibaza uko umunsi w'ejo uzagenda utasinziye neza ahubwo ukanicuza impamvu utasinziriye ku ishuri cyangwa se ku kazi. Nibi byose tuvuze bisa nkaho narimo nkuvugira ibintu mbese muri make ibi byose bikubaho cyangwa se uzi uwo bibaho. Iyi video ni yawe ntugende utayirebye. Impamvu nuko muri iyi video ngiye kuguha inama nziza ndetse n'ibyo ukwiye gukora bizagufasha kongera amahirwe yo gusinzira mu minota mike ugeze mu buriri. Turatangirana n'ibyo ukwiye gukora mbere yo kwerekeza mu buriri. Turivuge kandi kuri tekinike ikoreshwa na United States Navy Academy ikabafasha gusinzira mu minota 2 gusa. Murakaza neza ku Buzima Center. Njye ni Sim Pacific. Buzima Center. Your health, our priority. Noneho reka dutangirane n'ibintu birindwi ushobora gukora mbere yo kujya kuryama. Icya mbere no kuryama ahantu hakonje. Iyo ahantu uryamye cyane ku mutwe cyangwa ku mubiri wose muri rusange hakikijwe n'ubushyuhe, ibi birakubangamira cyane mu gusinzira. Ibi biterwa no kwiyorosa ibintu biremereye cyane cyangwa se kwambara imyenda myinshi cyangwa se icyumba ubwacyo gishyushye. Ubushakashatsi bwerekanye ko kugira umubiri wawe utangiza igikorwa cyo gusinzira, umubiri wawe ugomba kugabanukaho nibura digiri Celsius 1.5. Icya kabiri ni ugukaraba amazi y'akazuyazi cyangwa ashyushye mbere yo kuryama. Ubushakashatsi bwerekana ko kwiyogera isaha 1 cyangwa 2 mbere yo kuryama bishobora kugufasha gusinzira vuba kubera ko ibi bifasha kugabanya ubushyuhe bw'umubiri. Icya gatatu ni ugushyira isaha yawe kure. Iyo ufite ubushobozi bwo kureba ku isaha ukareba amasaha cyangwa iminota umaze utari wasinzira, ibi ntacyo bigufasha ahubwo biragustressa cyane. Icya kane ni ukwirinda cyangwa kugabanya kunywa ibintu birimo caffeine nyinshi, harimo ikawa, icyayi kimwe na kimwe, amashokora n'ibindi byinshi, kuko kugira ibi bisohoke mu mubiri bifata amasaha 8 yose. Niyo mpamvu ugomba kwirinda kubifata utinze kuko uba wegereza amasaha yo kuryama. Icya gatanu ni gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo ukora imyitozo ngororamubiri ukananirwa, ibi byagufasha gusinzira byihuse ariko ugomba kuzikora kare kuko nabwo iyo utinze kuyikora byakubangamira cyane mu kubona ibitotsi. Icya gatandatu ni ukumenya neza ko waruhutse mbere yo kuryama. Imirimo wakora ikagufasha kuruhuka mbere yo kuryama harimo nko gusoma igitabo cyangwa se kumva uturimbo dutuje. Ibi byagufasha kuruhuka mbere yo kuryama bigatuma ubona ibitotsi mu buryo bwihuse. Icya karindwi ni ukumenya neza ko wose akazuba ku mano. Wakwibaza ese bifasha iki? Ubundi imibiri yacu ifite isaha karemano imbere mu mubiri ikontorora ibitotsi no gusinzira. Iyi saha ibwira umubiri wacu igihe cyo kumva ko ushaka gusinzira cyangwa ushaka gukanguka. Imirasire y'izuba mu gitondo ikora nk'ikimenyetso kuri iyi saha ikabwira umubiri wawe uti yewe ni kumanywa, igihe cyo kubyuka no kugira imbaraga kirageze, kanguka. Ibi bifasha umubiri wawe kwitegura gusinzira niyo bwije. Kubona rero izuba rya mu gitondo ni nko gukanda buto yo guhagarika isaha yo kuryama, bigatuma twumva dusinziriye iyo bwije mu gihe haje umwijima. Ikindi kandi uzumva bakubwira ngo si byiza gukoresha telefone ugiye kuryama. Yego si byiza kuyikoresha, nibura warekera kuyikoresha isaha 1 mbere yo kuryama. Reka tuvuge kuri tekinike wakoreshwaga na US Navy Academy yabafasha gusinzira mu minota 2 gusa. Mu gitabo cyo mu mwaka wa 2012 cyitwa Relax and Win Championship Performance, umugabo witwa Lord Brent Winter yasobanuye uburyo bwateguwe n'ishuri ry'ingabo zirwanira mu mazi bigamije gufasha abapilote gusinzira. Nyuma y'ibyumweru 6 gusa 96% by'abo bapilote bashobora gusinzira mu minota 2 cyangwa se itagezemo, igihe babaga bicaye mu ntebe bateze amatwi amajwi yafashwe y'amasasu araswa. Dore uko wabigenza. Uburyo bwa mbere, oroshya isura yawe yose, funga amaso yawe, uhumeke buhoro buhoro kandi mu buryo bwimbitse. Hanyuma buhoro buhoro oroshya imikaya y'isura yawe yose. Ubwo ndavuga imikaya yo mu ruhanga. Ukomeze isura yose uyoroshye buhoro buhoro, amatama, mu kanwa, ururimi n'ibindi byose byo mu sura byoroshye buhoro buhoro. Uburyo bwa kabiri, oroshya intugu, amaboko, ntubishyiremo imbaraga. Oroshya ijosi ryawe, wumve ko urimo kwibira aho uryamye. Hanyuma komeza woroshye amaboko yose uhereye ku iburyo kandi ntukibagiwe gukomeza guhumeka buhoro buhoro kandi mu buryo bwimbitse. Uburyo bwa gatatu, humeka maze uruhuke. Ibitugu n'amaboko wabyoroheje, ibyo ntibikugora.
Uburyo bwa kane, woroshya amaguru yawe yose. Tangira ukoresheje ikibero cyawe cy'iburyo, ureke kibire mu buriri, hanyuma ubikore no ku kabumampari no ku birenge. Byoroshye, wumve ko byoroshye kandi birimo kwibira mu buriri buhoro buhoro utabishyizemo imbaraga. Uburyo bwa gatanu, noneho wigira icyo utekerezaho. Mu by'ukuri biragoye kudatekereza, ariko uhitamo ikintu utekerezaho kiruhura. Urugero, utekereza uryamye ahantu heza mu mwijima, ariko n'ibyo bitagenze neza, gerageza gusubiramo ayo magambo ugiye kukubwira. Subiramo iri jambo, ntiwitekerezeho, risubiramo amasegonda 10, urisubiramo buhoro buhoro. Ibyo bishobora kugufasha kureka gutekereza ku bintu byose bishobora gutuma udasinzira. Jya wibuka ko icy'ingenzi ari ugukomeza kwitoza. Uburyo bwa gisirikare bushobora kudahita butuma usinzira vuba mu bihe bya mbere, ariko uko urushaho kubukoresha buri gihe niko uzarushaho kwitoza kuruhuka ugasinzira mu minota 2 gusa, cyangwa se warenzaho nturenze iminota myinshi. Hano hari ikindi gitekerezo cyagufasha gusinzira vuba. Mu gihe ibyo tumaze kuvuga niba byakugora, kurikiza iki gitekerezo. Ibyiza ni uko hari uryama isaha idahinduka, ukanabyuka isaha idahinduka uko byagenda kose. Nubwo hawo muri weekend yego biragoye, gusa ni ukubyitoza no kwimenyera niba ushaka kuzajya usinzira vuba. Nakoze kureba ino video nayirangiriye. Nizere ko bizabafasha. Niba utarakora subscribe, wayikora tukayatubana. Banatubwira mu comment igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ukabaza ikibazo. Nakoze kudukurikira ibihe byiza. Your health, our priority.